Nongeye mbahaye ikaze nshuti bakunzi ba filime urukundo rw'inzitane, ari nako mpa ikaze abantu bashya. Niba uri mushya reba ko wakoze subscribe, nusanga utarayikoze uyikore, unafungura inzogera kugira ngo ujye ubona notification mu ba mbere, ukore share, ujye ukanda na like kugira ngo tumenye neza ko video tubaha muziha agaciro kandi munazibona. Ikindi nuko ngiye kubabwira ko iyi ari channel yacu ya kabiri yitwa Impanga Films, tunyuzaho ubusesenguzi, dusesengura uko episode yagenze, tukakira ubutumwa bwanyu, tugasoma message zanyu. Urumva ibintu byose rero ni byiza. Duherukana rero muri episode ya 57, akaba nayo tugiye kuvugaho aka kanya. Tugiye kuvuga ukuntu yarangiye, turebera hamwe uko yarangiye, ese yarangiye neza cyangwa yarangiye nabi. Duherukana rero uwitwa Derek arimo arabwira Cedric ati ndambiwe kunsebya kwawe kubera ko umukunzi wawe arimo aragenda kwa Darlene akansebya kandi ibyo bintu simbishaka. Warampishe ko uri umukene, ubu nari kuba naragufashije. Cedric ndakurambiwe, mvira mu buzima. Cedric singushaka. Uwo nguwo ni Derek wari urimo urabivuga. Duheruka muri episode ya 57. Cedric aramubwira ati se we kutigeze unsura uzahomba. Cedric aramubwira ati njyewe nikorera mu bintu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, akaba ariyo business nahisemo. Derek aramubwira ati iyo business yawe itagura na tabura miliyoni 2, iyo ni business nyabaki. Business y'inguzanyo n'undi zarinda irangira ukongera ugasubira hasi. Niba ukeneye akazi uzaze nguha akazi ko kuba umushoferi wanjye. Ese mwe murabyumva muti? Murabona Cedric yagenda akaba umushoferi wa Derek kugira ngo amuhembe amafaranga menshi, cyangwa byaba ari ukumusuzugura? Mutubwire muri comment uko mubyumva, kuko biraza kudufasha cyane tubigendereho dukora n'indi filime. Tugiye kurebera hamwe noneho uwitwa Monique ukomeje guhamagara Ngoga amubwira ati ndagukunda, ariko Ngoga ntago ashaka kumwitaba. Ngoga ntashaka kumenya cyangwa kubona telefone ya Monique kuko yifitiye umugore we akunda cyane. Monique ntago amukeneye habe na gato. Ariko reka tuve kuri uwo nguwo tujye ku wundi witwa Rugero ahasigaye abeshya umugore we Darlene akamubwira ati njyewe ubu ngubu mba ndi muri business. Izo business Darlene akamubaza ati se izo business ujyamo ugataha mu masaha y'ijoro ni business nyabaki, ni business zimeze zite? Kandi nkuko twe twabirebye twese hamwe, uwitwa Rugero aba ari mu nshoreke cyangwa ari mu ndaya, yagiye kureba umukobwa bamutumyeho wiyise Tania akaza aje kumuneka. Ubu tuvugana akaba anafite video ze uwitwa Rugero aryamanye n'uwo mukobwa, akaba ari gushaka uburyo ki azazibyaza amafaranga. Mutubwire Rugero bizamugendekera bite naramuka abonye amafoto yageze hanze, cyangwa Darlene azabigira ate cyangwa azabigenza ate naramuka abonye amafoto y'umugabo we ari hanze aryamanye n'indaya? Mbibutse ko ashobora kuba yarabimenye ko umugabo we amuca inyuma, ariko akaba nta kimenyetso afite. Ese bazahita batandukana, Darlene ahite yisubiranira na Derek? Ese mubona Derek yabana na Darlene bigakunda? Ko aricyo kibazo buri gihe nirirwa mbabaza. Unkorera share, unkorere like, nurangiza niba uri mushya unkorere subscribe. Ibyo biraza kuba bimfashije cyane kugira ngo menye neza ko filime tubagezaho mwazibonye kandi mwanasobanukiwe. Bye, duhurire muri episode ya 58 tugaruka ahangaha tuyisesengura. Nge mwumvaga ni Eric. Bye.